reka mbabwire mwa bantu mwe, izo nyigisho nimuzibike. Ntago shitani mumurusha amafaranga, ntago mumurusha abagabo, ntimumurusha abagore. Ibintu byo kuri iyi si byose ni ibye. Icyo uzira nta kindi, icyo Satani yaguhoye nta kindi. Burya Satani yari yakugiriye icyizere, yari azi ko uzamera nk'abandi bakobwa, yari ibizi yuko uziyandarika nkabo, ariko akwitegereje habona waramurwanyije. Inyungu yagushakagamo harayibura, hatangira nawe kuguhagurukira. Umva nkubwire, ugomba kugira agakiza kabangamira abadayimoni, ugomba kugira agakiza kabangamira Satani. Uzi ko ari igihe abadayimoni bajagata bakajagata, hari igihe banjagataho bakajagata, mama Charlene bakajagata akavuga ntibajagase. Ariko reka nkubwire, abadayimoni bagira amagambo, yaba mu kanwa k'abadayimoni havagamo amasasu tuba twarashize, ko ni umunwa gusa batahira kuvuga. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni Mukeshimana Emerita muri kumwe mama Charlene. Ndabashuhuje cyane, mukomeje kunogerwa na gahunda zo kuri mama Charlene. Nizere ko muri amahoro muguwe neza, nizere ko abanyeshuri mwasubiye kwiga, kandi nizere ko ababyeyi nabo bari kubakurikirana no kubaba hafi. Abarimu nabo bajye babafasha, dore babongereye n'umushahara bongereye n'umushahara, ubu bintu bimeze neza. Turabashuhuje mwese, abarezi, abanyeshuri, abiga bataha, abiga babayo. Nyagasani azabahaye amanota meza, mukomeze kuba abana beza, mugire indangagaciro, mugire musenge, mukizwe. Dore ku bigo by'amashuri haba hari abantu basenga, kandi buri wese asengera mu itorero rye. Mujye musenga rero, kuko ku bwenge mufite mujye mugerekaho no gushaka Imana, kuko ubwenge bwose burimo Imana bugira agaciro, bugira n'umumaro muri byinshi. Rero ndabashuhuje cyane, ndasuhuza inshuti n'abavandimwe, abankurikiranira mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ndabashuhuje namwe mukomeje kwandikaho kuri komenti, mukomeza kudutera kuraje, inama n'ibitekerezo. Namwe Imana ikomeze kubahira, abari mu byago no mu makuba, abari mu kaga no mu bigeragezo bitandukanye, ababuze amahoro n'abari mu bintu byinshi umuntu atavuga no muri uyu mwanya. Mwese nimukomere, Imana irahari ku bwanyu. Muhumure rero, Imana izabagirira neza, kandi Imana izabitaho nk'uko twagiye tubivuga mu kiganiro cy'ubushizaho. Nababwira ngo Imana irabakunda kandi irabazirikana. Hari ikiganiro nababwiye ko nimba umwami atekereza ku baturage be, akamanura minerivare ikaba ari amafaranga angana kuriya, njyewe narabyumvaga ngo minerivare barayigabanyije nkagira ngo ni inzozi, ariko ngiye kwishyurira umwana ndabibona, ndavuga nti ibi bintu ni sawa. Mukomere rero. Uyu munsi rero ndashaka tuganire. Hari ibintu byinshi abantu bagenda bibazaho by'ubuzima, by'imibereho, abakristu, ibyago bibabaho, intambara bafite, ibigeragezo bahura nabyo. Ugasanga umuntu afite ibibazo muri bagenzi be bakorana mu kazi, ugasanga umuntu afite ibibazo mu gipangu aho aturanye n'abandi, ugasanga umuntu aricaye ati nk'ubu ngubu nzira iki, nk'uyu muntu ampora iki, ko ntacyo namutwaye, ko ntacyo namwimye ngifite, ko ntaramuvuga nabi, kuko ibi bintu ni ibiki. Ugasanga umuntu arakijijwe, nawe arabizi neza ko akijijwe, ariko ugasanga amakuba ari impande ze mu nzira anyuramo. Ariko wanakwitegereza ukabona umuntu ukwiye gufatwa nabi wenda, cyangwa umuntu ukwiye guhura n'ibyo bintu, ufite n'imico mibi n'ingeso mbi. Ugasanga yibereye mu mahoro, ugasanga nta nduri muriho, ugasanga nta ndishyi muriho, ugasanga ni umuntu witurije umeze neza. Abantu rero ndashaka kubasobanurira iki kintu, ndashaka kugusobanurira impamvu y'ibyago n'amakuba, ibyo utazi aho biturutse. Ugasenga amasengesho menshi, ariko n'ibyago bikaba byinshi, ukongera ugasenga amasengesho menshi, amakuba aho kugira ngo ashire ahubwo akiyongera. Ukibaza ngo ubu ndazira iki, ko ntigeze nywa inzoga koko, ngo niyoberanye Imana iri kumpora iki, ko ntigeze njya mu bapfumu, ko nta muntu nanga, ko nta muntu mvuga nabi, ko bimeze gutya na gutya, ko nitwara neza, ko ngerageza guca bugufi, ko nzi kwihangana. Ibi bintu biterwa n'iki? Nje kukubwira ngo, nje kugusobanurira impamvu y'amakuba kugose, nje no kukubwira icyo uzira.
nje kukubwira icyo uzira. Nta kindi kintu uzira. Ubuzima bwawe ubangamiye Satani. Wabaye umwe mu bamurwanya, nicyo uzira. Uzira ukuntu urwanya Satani. Kandi uzira ukuntu aguha akazi ntukamukorere. Uzira ukuntu witandukanyije nawe. Nta kindi uzira. Nimba ushaka gutuza uzongere wiyunge nawe. Ariko iyo nama ntago nayikugira kuko nta bihembo byiza agira. Ahemba urupfu, ahemba kurimbuka, ahemba igitutsi n'igishungero no gushinyagurira abantu. Kuko ntago Satani yaguhemba ibyiza nawe ntabifite. Erega nagira ngo mbabwire ngo Satani yarakatiwe. Satani yakatiwe burundu. Kandi buryo umuntu wakatiwe ujye umutinya. Uzi ko abantu bakatiwe batajya bafungirwa aho abandi bantu bari. Kuko umuntu wakatiwe ntacyo abakiramira. Ashobora gukora ibintu nyine nk'ibyo abakatiwe. Ashobora no kukwica akaguhwanya akavuga ati wenda nanjye bahite banyica kuko nakatiwe burundu. Umuntu wakatiwe burundu rero nta nubwo bamufungana n'abandi bakatiwe imyaka. Afunganwa n'abakatiwe nkawe burundu. Satani rero yakatiwe burundu. Ntateze gusaba imbabazi, ntateze kwiyunga n'Imana, ntateze kwatura. Rero ubugome bwe abari kuvuga ngo nanjye aho ndi sinzahabe ngenyine nawe uzaze tubane. Iyo witandukanyije na Shitani rero ni itegeko ko aguhiga. Kandi abakozi be icyo akora, abakozi bazi kubakingira ikibaba ariko abahemba umuruho n'umugoko. Mureke mbabwire, hari igihe Satani muzi ko ari akagabo karwanisha inkoni. Mwajya no kumwirukana rero mukamwirukanisha ya masengesho yanyu musenga mumaze kurya twa biswi, ya masengesho musenga mwajyanye twa burete, ya masengesho musenga ngo mwagiye kanyarira mukajyana amandazi mu bikapu, ya masengesho musenga mukajyana na kajuisi. Hari ya masengesho. Reka nkubwire ntago Satani ari akagabo. Nta nubwo Satani ari umuntu wo gukubita inkoni cyangwa ngo kwa Jinara Yesu. Utwo se twamukanga. Wajya kwirukana Shitani ngo kwa Jinara Yesu? Wajya kwirukana Shitani ugafata umunyafu? Ikintu kirukana Satani, reka nkikubwire, ntago Satani ajya agenda kubw'amasengesho wasenze. Icyo cyo nkikubwire. Naho wasenga iminsi 40. Haleluya. Naho wasenga iminsi 40 ntago wayikangisha Shitani kuko nawe abadayimoni be bariyiriza. Ntago Shitani wamukangisha za kwa Jinara Yesu 1000 kuko nawe azi kuzivuga. Abakozi ako ni nkubwira Satani. Nuhita ujya kureba wa Satani wafungiranywe ikuzimu. Uriya Satani wafungiranywe kuzimu afite abakozi yahaye amajire n'amakarita. Afite abagenti be. Ntujye ubona bari abantu bo kuri mobile money na Tigo Cash. Urabona MTN yagiye ishaka abakozi kugira ngo ibikorwa byayo umuntu wese ajya abibona mu buryo bworoshye. Nushaka kubikuza, nushaka kubitsa, ntujye kuri headquarter ahubwo ujye ku bakozi ba MTN cyangwa ba Tigo. Niyo mpamvu yagiye ibanyanyagiza ahantu hose. Ushaka amayinite, ushaka kubitsa, ushaka kubikuza n'izindi serivisi. Kuko buryo biza gukorerwa kuri headquarter ntago amafaranga binjiza baba bayinjiza. Satani rero nawe yashatse abakozi arabanyanyagiza. Abanyanyagiza mu byiciro bitandukanye. Ntago Satani ari umuswa. Ujye utinya umuntu wabanye n'Imana agahangana n'Imana agashaka kuyikubita kudeta. Ntago wamumenyera ngo turamukandagiye. Umukandagira kandi akuri ku gakanu wamukandagira gute Satani? Ndashaka kukubwira ikintu kimwemeza kemera. Ntago Satani yemera kuko mwabwirije cyane, ntago yemera ngo kuko mwaririmbye cyane, ntago yemera ngo kubera mwavuze mu ndimi ngo nuko muri abahanuzi muhanura ngo bigasohora. Ntago Satani yemezwa n'ibiterane byishimo mwakoze, ntago yemezwa na za niba ture muzindukiramo, ntago yemezwa n'amateraniro mudasiba, ntago yemezwa
ntago yemezwa n'imisaraba mwashyize ku makote. Hari n'abantu njya numva ngo naguze ngo urukweto ngo ubundi abadayimoni bapfe. Nuko nyine mufite inyigisho z'ubwana. Hari n'umuntu mukuru disi ureba ukabona n'umuntu mukuru ariko akavuga ijambo uti shitani uramuzi ngo ugiye kwica abadayimoni ngo kubera ibiryo by'ishurya, ngo wishe ngo umuzimu ngo kuko ngo waguriwe imodoka, ngo wishe umudayimoni ngo kuko ufite etaje, ngo umudayimoni namuhonyoye ngo kuko Imana yaguhaye urubyaro utabyaraga, ngo umudayimoni namuhonyoye ngo kuko nazamuwe mu ntera, ngo umudayimoni namuhonyoye kuko umushahara wanjye wiyongereye, nanjye Yesu yanyiciye umuzimu kubera yuko nize nkarangiza, yanyiciye umuzimu, ubu ufite sheri nanjye bagiye kunyerekana, umudayimoni namuhonyoye yanguriye amajyambere ya miliyoni 6, umudayimoni namuhonyoye nabonye inkwano yo kwa data bukwe ihenze cyane. Reka mbabwire mwa bantu, izo nyigisho nimuzibike. Ntago shitani mumurusha amafaranga, ntago mumurusha abagabo, ntimumurusha abagore. Ibintu byo kuri iyi si byose nibye. Ngo Imana yanyiciye umuzimu kuko nariye inyama. Inyama ubu se mubona Satani yabura inyama? Shitani afite abakobwa, afite abahungu, shitani afite abakozi, yanyanyagije ahantu hose. Uramukangisha imodoka nziza se umurusha imodoka Satani? Uramukangisha ngo wabyaye abahungu n'abakobwa ugira ngo we ntabafite? Ikintu cyica umudayimoni ni kimwe: umuntu wese urwana intambara nziza akanesha. Haleluya, haleluya. Umuntu urwana intambara nziza akanesha, umuntu urwana intambara nziza agatsinda, umuntu urwana intambara nziza akarwana intambara nziza, akarwana intambara nziza, uwo nguwo abahonyoye Satani, abahonyoye abadayimoni. Ariko kubwira Satani ngo uri umukire utari umukirisitu, byose bimubwiye iki? Muribuka ukuntu se umwami Farawo yabwiye Abisiraheli? Umwami Farawo yabwiye Abisiraheli ngo nimugende ariko ntimugere kure. Mugende ariko ntimugere kure. Nimugende mukizwe, mujye mu makorari, mujye mu mirimo mu itorero, ariko mujye mu bintaza, mujye mu bintare, mujye mu bintagondwa, mujye mu babapagani. Nimugende ariko ntimuzagere kure. Kugenda kwacu nta kintu bitwaye Satani, kugera kure kwacu nicyo kintu kimubangamira. Kuva mu Basilamu kaba umukirisitu nta kintu biriya biba bibwiye Shitani, kuko harimo n'abahinduye aderesi ariko batahindutse. Ariko kuva mu bupagani ukaba umukirisitu ugakizwa neza nicyo kibangamira Satani. Reka mbabwire ibintu bibangamira Satani. Ntabwo Satani ashobora kubangamirwa n'uko urya, nta nubwo Satani yabangamirwa n'uko wambaye, ntabwo Satani ashobora kubangamirwa n'uko wuriye indege, kubera ko burya mu ndege haba harimo n'abakozi be. None se mu ndege indaya zo ntizigenda? Indege se ntizigura amazu? Abicanyi se ntibubaka amayetaje? Satani ntabwo ari sugabo, ntabwo Satani ari agapusi. Nakubwiye ngo ujye utinya umugabo watinyutse gukubita kudeta Imana. Satani ikintu kimuhangamura kikamuraza ijoro kigatuma ahangayika ku bwawe ni uko ibitero byose akugabaho ugomba gutsinda no kunesha, ntube umuyoboke we. Yaguteza ubusambanyi ugatsinda, yaguteza ubwicanyi ugatsinda, yaguteza ubujura ugatsinda, yaguteza kurwana ugatsinda, yaguteza kwangana ugatsinda, yaguteza guhagarika umurimo ugakomeza ukawukora, yaguteza kuva mu rusengero ukarugumamo, yaguteza kubivamo ukabigumamo. Ibyo biramuhangayikisha bikamuraza ijoro. Ni nayo mpamvu nashakaga kukubwira icyo uzira. Icyo uzira nta kindi, icyo Satani yaguhoye nta kindi. Burya Satani yari yakugiriye icyizere, yari azi ko uzamera nk'abandi bakobwa, yari ibizi yuko uziyandarika nkabo, ariko akwitegereje habona waramurwanyije. Inyungu yagushakagamo harayibura, hatangira nawe kuguhagurukira.
burya rero nicyo uzira. Niyo mpamvu uzajya ubona za ndaya zo mu rusengero z'abaririmbyi n'abandi baba mu rusengero badashyira hasi Bibiliya, bahora mu materaniro, gusenga no gusambana bakabivanga, gukorera shitani no gukorera Imana bakabivanga. Niyo mpamvu uzababona nta stress bagira, nta bibazo biba bibariho, nta muntu bahiga, bakuramo inda ntawe uvuga. Ariko wowe warwara gatoya wajya mu bitaro ngo wagiye gukuramo inda, kandi abazikuramo bigaramiye hariya. Nta kindi uzira rero, wazize kutamukorera, uzira kutamuyobotse, wamubereye ikigwari. Nawe rero ntabwo azaguha agahenge. Nta kindi Satani aguhora mu kazi, aguhora ko utari umujura, aguhora ko utari umujura, akaguhora ko utajya umufasha ibikorwa, aguhora yuko utagavura, akaguhora ko nta bwesikoro ufite. Nta kindi akuziza Satani. Hari igihe azana diru ku kazi kugira ngo uyifatanye n'abo mukorana. Iyo umwangiye rero, niyo mpamvu agomba kuguhiga ku kazi, ukaba ari wowe uhorana ibibazo. Ninde bizeho mu kazi? Ni wowe. Ninde uri kwica akazi? Ni wowe. Ninde batangiye amanota mabi? Ni wowe. Kandi wibombaritse, witwaye neza, wanze kubafasha ubujura, wanze kubafasha ubucuyi bwabo mu kazi, wanze agakiza kawe wakarinze, ariko bakajya bagukorera inama za buri munsi mu kazi. Uzira iki? Uzira ko utari ingegera nyine. Iyo uza kubafasha gufata kuri ruswa, iyo bafatisha gufata kuri ruswa, ntago Satani yari kukurwanya, ariko kuko utabyemeye ntago yari kukorohera. Nta kindi uzira rero. Ntuzongere kwibaza byinshi. Burya shitani yarategereje ko uzaba umusore umukorera akazi neza, kandi iyo yakwitegerezaga yabonaga hari abakobwa benshi uzagusha, ukabura amufashije. Agutegereje rero ntiyabibona, atangira kukurakarira. Niyo mpamvu ubuzima bwawe buzamo ambutiyaje, ukajya kubona ukabona abasore bagenzi bawe bararyoshye, bahagaze neza, ariko ugahora mu bibazo. Ukabona amafaranga anyura mu kiganza, aza mu kiganza ahingukira mu kindi, ukayoberwa aho agiye. Ibibazo, ibigeragezo, intambara za hato na hato, ibiki. Abandi bana bararyoshye, bajya no kuryoshya za mvugo z'ubu ngubu, bihorera ku mazi, amafaranga barayafite, ukabona baguze imodoka, ejo bundi abigenjeje gutya. Wowe ukamera nk'uri kuvomera mu kiva. Nta kindi kintu uzira, ni uko utigeze umukorera. Ukabana mu rusengero, ninde wahuye n'ibibazo? Ninde wahuye n'ibyago? Ninde warwaje abana? Ninde umugabo birukanye ku kazi? Ninde wakoze ntahembwe? Ni papa runaka, ni mama runaka? Ninde abana batsinzwe? Ninde minerivare zabuze? Ninde wagiye kwitaba ku bigo by'amashuri? Ariko si ubu nzira, nta kindi uzira. Wanze kubaha Satani, wanga kumukorera, nawe rero arakurwanya. Ibyo bintu rero ntuzongere kubitindaho. Mu gihe cyose ubangamira Satani, nawe azakubangamira. Hanyuma nakubangamira, hazakoresha ba bakozi be yanyanyagije mu makorari, mu badiyakoni, mu byiciro bitandukanye. Yahashyize abakozi bazagukanga, bakaguhabura, bakaguhagurukira. Akaguhagurukira umusaraba uri ku ikote, akaguhagurukira afite Bibiliya, akaguhagurukira afite Bibiliya, akaguhagurukira ngo ni umupasiteri, ngo ni umwapotre, akaguhagurukira ari we wakubatije cyangwa mwarabatirijwe rimwe, akaguhagurukira mwarasenganye mu buvumo no mu butayu. Satani afite abakozi yarabanyanyagije. Ntukibaze ngo uzira iki, uzira ko wanze kumukorera. Ihanganurwa n'intambara nziza. Ni nayo mpamvu ndashaka kubwira abakozi b'Imana, kabwira abantu basenga bakijijwe, kabwira abayobozi n'abayoborwa, nimba ubukirisitu bwawe butabangamiye Satani, vuga ngo uri sa kintu, nta kintu wifitiye. Ufite abantu ariko ntufite Imana. Ugomba, Imana ishimwe, haleluya, ugomba gukizwa, Imana ishimwe, ugomba gukizwa ukageza ku rwego abadayimoni barwara imisonga. Abadayimoni bagutekerezaho bagatitira, abadayimoni bakwibazaho bakaremba, babaha misiyo kuri wowe bati noneho turashize. Uriya mukobwa se turi bumushobore? Uriya musore se turamushoboza iki? Uriya mugore turamubasha? Uriya mupasiteri twamushobora se? Uzi ko hari abadayimoni bajya bahura n'ibibazo. Ariko narumiwe koko, mureke mbabwire.
hari umudayimoni bahaye misiyo, bamuha misiyo yo kwamama Charlene. Erega twebwe tujya dusenga nyine bakavuga bakavuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nishimye. Mureke mbabwire, ugomba gukizwa ku buryo abadayimoni nabo barwara umusonga ku bwawe. Ugomba gukorera Imana kugeza ubwo babangamira. Utaragera kuri uru rwego, genda ushaka imbaraga, genda ukizwe neza. Nese ukijijwe ntubangamire Satani, waba ukijijwe iki? Koko Satani ajya yirirwa kureba turiya ntacyo antwaye, aguceho koko atagukubisa n'imijugujugu, akurwanya se aguhora iki? Burya nawe aricara akavuga turiya n'uwanjye ni mumureke. Mumureke. Isaha n'isaha iyo muhamagaye aranyitaba. Iyo mubwiye ngo ajye kunkorera ahita ngirira vuba. Ni mumureke, ahubwo ubu Satani aba afite urutonde rw'abantu agomba guhabura. Ariko nawe arabizi ko natwe tutamuhabuka. Twese twamuhabuka. Reka da, nimba bosi wacu Kristo Yesu wacu atamutinya, twebwe se twamutinya gute? Ntitumutinya n'ibikorwa bye, ntago tumutinya n'ubugome bwe, ntago tumutinya n'ibyo adukoresha. Ntitumva singutinya. Ubu Satani naho yazi wanjye naramumenye, namwakira kuko nabonye ko afite aho atagarukira, afite ahantu atarenga, afite umupaka. Haleluya. Icyo ukora uwamubona avuga yagira ngo ni umunyembaraga, ariko avugira ku kiziriko. Umva nkubwire, ugomba kugira agakiza kabangamira abadayimoni, ugomba kugira agakiza kabangamira Satani. Uzi ko ari igihe abadayimoni bajagata bakajagata, hari igihe banjagataho bakajagata, mama Charlene bakajagata akavuga ntibajagase. Ariko reka nkubwire, abadayimoni bagira amagambo, yaba mu kanwa k'abadayimoni havagamo amasasu tuba twarashize. Ko ni umunwa gusa batahira kuvuga. Ariko Imana yacu ni Imana y'imirimo ikomeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka nkubwire, nimba uri umupasiteri, ubupasiteri bwawe bukaba butabangamira abadayimoni, uzajya gusuzuma aho wabuvanye. Nimba uri umushumba, Imana ihabwe icyubahiro, ubushumba bwawe bukaba butabangamira abadayimoni, ndakubwiye ngo uzabivemo wiyicarire. Nimba uri umuhanuzi, ubuhanuzi bwawe bukaba butabangamira abadayimoni. Nimba uri umuvugabutumwa, ivugabutumwa ryawe ntiribangamira abadayimoni. Nimba uri umudiyakoni, ubudiyakoni bwawe ntibubangamira abadayimoni. Nimba uri umuririmbyi, uburirimbyi bwawe ntibubangamira abadayimoni. Nimba uri umuhanzi, ukaba indirimbo uhanga zitabangamira abadayimoni. Icyo uri cyo cyose, abadayimoni barajagata bakajagatira mu bantu. Ngewe uriya mugore simukunda. Umwangira iki se abadayimoni bakurimo? Umuntu utarakwambuye, umuntu utafunguje ngo akwime, umuntu mutaturanye, umuntu mutaziranye, umuntu utazi n'amazina ye, ngo wabonye bamuvuga ngo nabonye isura ye, nta kindi kibitera. Wamukunda gute se? Ngo ngewe irakorari ndayanga we. Korari urayanga se? Ibyuma bakoresha ni wewe wabibaguriye? Urayanga se? Uyihora icyo ubundi? Ibaze umuntu uvuga ngo yanga korari. Ngewe uriya mupasiteri ndamwanga we. Uramwanga se? Hari ideni ryawe agufitiye? Uramwanga? Mwari mwasengana nibura? Mwaraturanye? Mwarakoranye? Umwangira iki? Vuga ngo ni abadayimoni baba bari kukujagatamo. Sinzi umuntu nigeze mbona yaje ahangaha abantu baravuga ngo ngewe uyu muntu mwanga kubi, kandi ugasanga aramwanga ntazi niyo ataha. Burya nta kindi muzira, ni abadayimoni baba bari kukujagatamo. Ngewe ibintu simbikunda, iririra umuntu. Erega ujye umenya ko ibyo udakunda hari ababikunda, kandi ibyo udashaka hari ababishaka. Ni n'umuntu utemera hari abamwemera. Burya ni nayo mpamvu rero ibyo udakunda ntibizabura kubaho, kuko hari abo bifitiye umumaro. Ubu se nimba utarya ubugari bazareke guhinga imyumbati? Mwagiye mureka. Nimba utarya ubugari bazareke guhinga imyumbati ngo kuko utaburya? Hari abafana babwo di. Ngewe ibitoki sinshobora kubikoza mu kanwa. Nimba utarya ibitoki ngenda byikundira, hanyuma sina bazaziteme ngo kubera ko udakunda ibitoki hari ababirya. Ubwo se urumva atari abadayimoni baba barimo kubajagatamo?
nawe rero ujya wicara witekerezeho umuntu ujagatwamo n'abadayimoni kandi uri umukozi w'Imana, bazi ko ufite titire, bazi ko ufite ikintu ushinzwe, bazi aho usengera. Ubwo se sinabasobanuriye, sinkubwiye icyo uzira? Nta kindi uri kuzira. Burya uri kuvuga ngo mureke twubake umurimo w'Imana muri korari, ugatanga ibitekerezo byiza, ukajya ukabona bose baragushinyikiye, nta kindi ubuzize. Ubuzize ko bya bikorwa byiza uzanye muri korari hari ubwami bwa shitani buri bwimuke. Ntabwo shitani ari bukureke. Rero utanze igitekerezo cyiza, umuntu wese yabona ko ari cyiza, ariko bose barakwijunditse, bari butahe bose bakuvuga nabi. Nta kindi rero, ni uko ibyo bintu uri gukora birwanya Satani. Uzashyiraho igitekerezo uti mwaretse tukajya gusura abantu barwaye, batangire bagutuke, wibaze icyo uzira. Uzaba uzize yuko nyine mugiye kujya musura abarwayi. Hanyuma ndumva ashaka gusoza, ndashaka gusoza mbwira abakozi b'Imana ngo nimba uzi ko Satani nta gitera kugabaho, ukaba udahungabanya ibikorwa, genda wisubiremo, usubire ku isoko ntacyo ufite. Kandi mu rugamba urwana, ujye urwana no kubaho mu buzima bubangamiye Satani, kuko n'ubu utaragera mu rwego rwo kubangamira Satani, agakiza kawe karacyaciriritse. Ivugabutumwa, ibintu byose ukora mu murimo w'Imana bitabangamira Satani, ujye umenya ngo nta n'umusaruro bizavamo. Abadayimoni bajya bahora barwara umusonga, nibabaha misiyo kuri wowe batangire batitire bati boss adutumye ahantu hakomeye. Burya hari n'ingo z'abarokore, hari n'ingo z'abakirisitu Satani atajya yinjiramo, avuga ati ubundi se hariya ko ari iwacu turajya ku. Satani afite urutonde rw'abantu agomba guhabura, afite urutonde, afite lisiti. Burya niyo abadayimoni baje mu rusengero baba bafite abo bashaka, kuko baba bafite abantu babo kandi banditse amazina yabo. Ariko ndakwifuriza agakiza kabangamira abadayimoni, nkwifurije gukora umurimo w'Imana ubangamira abadayimoni, kandi nkwifurije kuba umukirisitu icyo uri cyo cyose kijye kibangamira abadayimoni. Imana rero nibaha umugisha cyane. Numva ashaka kubasabira imbaraga. Genda utekereze ku mirimo yawe, wibaze no ku bikorwa byawe, urebe imyaka wamaze uri umukirisitu, urebe imyaka wamaze usenga. Tuvugishije ukuri, ubona ubuzima bwawe muri kirisitu bubangamiye abadayimoni? Ni gute shitani atuma abantu ku isi, atuma abadayimoni ku isi ngo mugende mu ndwanyirize runaka, wowe mu myaka umaze uri umurokore akaba atarakugabaho igitero? Niko musangirira he na Satani? Muhuriza he? Ubwo ubushuti ufitanye nawe bwaturutse he? Kuki atakurwanya? Kuki ataguhiga? Kuki atakugenza? Kuki atakugendaho? Nuko hari ahantu muhurira, avuga ati uyu ni umuntu wanjye. Burya hari ahantu muziranye, hari ukuntu akubona. Iyo akubonye uri umuririmbyi abona ko indirimbo zawe ntacyo zitwaye, agakiza kawe ntacyo kamutwaye, ubuzima muri Kristo ufite ntacyo bumutwaye. Niyo mpamvu nawe akwihorera n'umugore wawe n'abana bawe, ariko ntago ari byo. Ukwiye kumuhagurukira. Kumuhagurukira gute se? Ni ugukora ibyo adashaka, ni ugukora ibyo atemera, ukajya ubusanya nawe bikaba imbusane. Wowe na Satani haza imbusane, ntibigahure, kuko bizakugiraho ingaruka zikomeye. Iyo umuntu ari mu ruhande rwa Satani ahita ahinduka umwanzi w'Imana. Ubwo se nimba uri inshuti ya Satani uzajya mu ijuru ryande? Nimba uri inshuti ya Satani Imana muzahuza gute? Tugiye gusenga, ngiye kugusabira imbaraga. Imana igushyire mu buzima bubabaza abadayimoni. Abadayimoni nibanakubona utambutse mu muhanda bahekenya amenyo. Ni hahandi uzabona umuntu agutuka kandi mutaziranye, muhuriye mu muhanda. Burya ushobora no kwicara kuri moto, motari akakubwira nabi shaho, akagutuka ukavuga uti uwite wandindiye kuri iyi moto. Burya baba bahiye. Wajya no kugura umuceri, nyiri umuceri muri butike akagutuka uruntu, yewe baba bari gukongoka. Yewe rero nabonye ibintu byinshi. Hari igihe ujya ahantu umuntu akakureba, ngewe iyo bari gushya ndabimenya, ariko
kandi ntibimbabaza ndavuga nti mushye mutokombere mukomeze mushirire byose ni hahandi sinteze kugikuzimu ndabababarira se ngewe mvukana n'abazimu reka nkubwire sinigeze nkorera Satani namenye ubwenge nubwo nari ntarakizwa nta gihango nigeze ngirana na Satani kandi no mu rugo mvukamo nta badayimoni bari barurimo Imana ishimwe aho nacakiranye n'uyu mugabo witwa Yesu naramufashe ndamukomeza rero reka mbabwire sinzareka kumubangamira ngo kugira ngo mvuge neza biramureba nzamurwaza umusonga murwaza umutima ritime nagenderagaho nzayongera ubundi ababaraziyahure byose ni hahandi ntago nziyunga nawe ibyo kwirirwa nkanga ngo azajya nteza ibyago biramureba icyo nzi hari ijambo nabwiwe na nyiri ijambo ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose iryo se ntiramaze iryo rirahagije tugiye gusenga maze mwicare ngo muri kuzana amahoro mu makorari amahoro se yaza muri korari gute harimo abakozi be ntago burya muri guta igihe urukungu n'amasaka Yesu se yavuze ngo iki yaravuze ngo nimureke kururimbura nimubireke bikurane bikurane bijye byatona mu makorari bibi biperezida ibindi bibi bidirija ariko bikurane urukungu n'amasaka bizajya bikurana byicare ku ruhimbi bikurane biri ku ruhimbi byose bikurane byaraje hano kuri YouTube bizakurana ubwo se mugira ngo Imana irurimbure ntago izarurimbura bizakurana byose bizaza bifate mikoro ngo ni ibikozi by'Imana bizakurana urukungu n'amasaka ntago mwabirimbura bizaza kuri YouTube bifite imisaraba ku makote bizaza ngo ni ibivuga butumwa bize ngo ni ibihanuzi nuko bigomba gukurana ibyo ndi kuvuga ariko sintukanye bizakurana ibyo mvuze n'urukungu nyine n'amasaka ntubyumva se bizakurana ariko nkwifurije kuba amasaka kuko urukungu ruzacanwa ngiye kubasabira imbaraga Imana nibaha umugisha kubw'amagambo tuganiriye y'Imana Imana ibaha umugisha ngira ngo umenye impamvu uri kurwanywa induru nigabanuke icyo uzira urakizi nushaka ko shitani atakugirira nabi nawe uzamuyoboke ariko mu gihe cyose uzamurwanya azakurwanya paka upfuye bajye birirwa babahanurira ngo Imana irabirangije ibirangiza gute se Mana ndagushimye haleluya haleluya ndagushimye ko washoboje gutanga impuguro ngatanga iyi message kugira ngo abana bawe bakizwe kandi bakire imbaraga z'Imana zikomeye nizigere ku bantu bose bakurikiranye ubu butumwa imbaraga z'Imana zihambaye igitinyiro cy'Imana yacu nikigere ku rubyaro rwa Yakobo Imana ihabwe icyubahiro nunyemerere ineza yawe abantu bawe bayibone kandi neza yawe igere ku bakurikiranye ubu butumwa kuri mama Charlene ndasenze mu izina rya Yesu tanga imbaraga turi mu bihe bikomeye tanga imbaraga zibohora tanga imbaraga zibatura tanga imbaraga zo gushira amanga tanga imbaraga zo guhinduka tanga imbaraga ubwere bwawe bube mu bana bawe Yesu ndasenze cyane ngo herekeze ubu butumwa bugere kure kuba bwagenewe hanyuma ubwoko bwawe bubone intsinzi komeza kumpa imbaraga papa komeza kushyigikira mu byo mvuga nanjye nakubwiye ko nzajya nkuvugira ibyo wakavuze uhibereye urakoze cyane ndagushimye ko wumvise ukugusenga kaba ugiye kugira neza abadukurikiranye kugira ngo bongere bagire ubushizi bw'amanga kandi babeho mu buzima bwo guhindisha umushyitsi abadayimoni urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen Imana nibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira mu buryo bwose amen.